inshuti bakunze ba radiyo urumuri nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yo kuri iki cyumweru itariki 29 Ugushyingo umwaka w'2021. Aya makuru rero y'uyu munsi agiye kwibanda ku ngingo ebyiri nkuru arizo uburyo abanyarwanda bashobora kubona ubumwe nyakuri bakabana mu Rwanda nta wandya wangura hagati y'amoko n'uturere n'udutsiko byokamye inyoko muntu y'abanyarwanda ku buryo bamwe bima abandi bakimuka igihe cyose hagiye habaho impinduka za politiki. Turanarebera hamwe kandi uburyo intambara imaze igihe cy'umwaka urenga muri Ethiopia ishobora kugira ingaruka mbi mu karere ko mu ruhembe rwa Afurika y'Uburasirazuba. Aya makuru yateguriwe kandi uragezwaho nanjye Fabian Mwita, naho Ruyizi Shimira niwe uyakusanya neza muri studio za radio urumuri, studio nkuru za Brussels, maze akayatunganya akayabagezaho ameze neza mu majwi n'amashusho. Ikaze rero ntujye kure, nyuma y'aka kananga ka radio urumuri ndagaruka inyabaramburira yose. Duhere aya makuru nk'uko nabibasezeranije ku ngingo irebana n'ubumwe bw'abanyarwanda, ku buryo abanyarwanda bashobora kubona ubumwe nyakuri busesuye kandi bwuzuye, bakaba bashobora kuba babana mu gihugu cyabo mu Rwanda nta wandya wangura, haba hagati y'amoko n'uturere cyangwa se n'udutsiko twari two twose, dore ko aribyo byagiye byokama inyoko muntu y'abanyarwanda ku buryo bamwe basa nkaho baba batifuza kubona abandi mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Yemwe ibi bikagaragazwa n'uko igihe cyose habayeho impinduka za politiki, bamwe bima abandi bakimuka cyangwa se bakicwa. Abasesenguzi Jean Marie Minane, Anastase Munyandekwe, Eri Ngirabakunzi na Ndungutse ni mu kiganiro nyunguranabitekerezo bagiranye na Loise Simpunga kuri radio urumuri. Barahamya ko abanyarwanda bashobora kurangiza amacakubiri yabaranze ari uko bemeye guca bugufi bakumvikana, maze bagasaranganya ibyiza by'igihugu, bakareka amacenga nk'ayabaranze cyangwa se yabaye iyarusha muri Tanzania hagati ya FPR na MRND. Yemwe hari n'ababona ko cyane cyane hagombye kubaho gusasa inzobe bakavuguta umuti uzaramba, bahuriye mu twicara abami twa Nyaruteja, aho Mutara ari umwami w'u Rwanda yahuriye na Mutaga umwami w'u Burundi, maze bakaharangiriza burundu ibibazo byakururaga intambara hagati y'ibihugu byombi by'ibituranyi, no kuvuga u Rwanda n'u Burundi. Ese biramutse bibaye gutyo hazahura abandi maze babiganireho? Abasesenguzi nabo icyo kibazo barakibaza, ariko hakabamo n'abatanga umuti yuko hagombye kubaho ubuyobozi hagati y'imitwe yose ihanganye, cyangwa se hagati y'impande zirebana y'ingwe, ibyo bise leadership. Ariko se umuhuza azaba nde? Ibyo nibyo aba basesenguzi navuze haruguru bagiye kutugezaho. Ubu ngubu mu Rwanda nanone hari abandi bantu bumva ko Kagame ari rudasumbwa, ndetse baranamuririmba cyane ko nta wundi wamusimbura uhari, bakumva ko ari uko bimeze nakundi. Kandi ntibanatekereza bati ese uriya muntu napfa bizagenda bite? Ariko byose bigaterwa na bya bindi byo kuba twaramenyereye guhakwa. Donc uriya ni Imana, uriya arakomeye, ni nk'Imana, uriya ni Imana yamuduhaye, nta kundi azatuyobore, ndetse nanava azadusigira utuyobora, kandi turi na muri Repubulika ntituri mu bwami. Donc ibyo bintu en fait tukaba mu bwami degize.
tukaba mu bwami twita ko turi muri repubulika ntayo tubaho. Ntabwo ushobora kumbwira ko twigeze tuba muri repubulika, ntayo twabaye mu kintu cyo guhakwa kugeza uyu munsi. Rero ikibura ni iki rero, uko mbibona, ariko abanyarwanda twari dukwiye dabo kubwizanya ukuri, kuko tubuze ukuri tukabwizanya ukuri ku mateka y'u Rwanda, uko byatangiyeho kuva ku ngoma z'abami, guhera muri 59 kuko u Rwanda si ho rutangirira, cyangwa ngo duhere muri 73 cyangwa muri 90, si u Rwanda rutangirira. U Rwanda ni urwa kera, tukareba uko u Rwanda rwabayeho, uko abantu babanye, uko abantu bagombye kubana ubundi bisanzwe, uko abantu bagombye gusabana, ubundi ahasigaye abantu bakicara hamwe bakaganira kuri ibyo bibazo by'u Rwanda. Nibabyemera bakemera bakicarana, kuko batireka twicarane turebe ikibazo cyacu two tukigira hamwe nk'uko turi kubivuga hano, nkeka ko ibintu bizatungana. Umuco w'ubuhake wubatswe n'abanyarwanda bose bawuhamamo, abashatse kugerageza ngo bakure abanyarwanda mu buhake nabo bapfanye agahinda, kuko bapfuye batabigejeje bakuramo, ababibakuyemo nabo barabica. N'uyu munsi u Rwanda ruratategekwa n'abahaka abandi, n'abahatswe ntibaramenya ko bahatswe. Ubwo rero rwa Rwanda twifuza rero rwagombye turimo twifuriza aba basore kugira ngo babe bakora, nitushobora kuba twabanza kubashyiraho filozofi, kubashyiraho amahame y'igihugu kiyobowe neza, uko cya gihugu gitemba amata n'ubuki. Noneho Munyandekwe, Simpunga, Ngirabakunzi, Minani, tukaba twataha tugahura na Kagame tukaganira. Iyo ari nayo nzira nyine tugomba kubanza tukavuga ngo tugiye kubaka cya gihugu, kuko cya gihugu ntabwo ari biriya birometero 26 na 338 cyangwa na 6 gusa bihari. Ni igihugu, iyo ni espace geographique, ariko se mu mitwe y'abantu ko uyu munsi kuri YouTube barara ikiri Rwanda bakubwiye bati byaraye gutya, bakakubwira bati byiwe gute. Rwa Rwanda dushaka ruri mu mutwe wa buri muntu, nta nubwo ari hariya kuhaba gusa. Uyu munsi umuntu anamenye yuko byatunganye, ko hari ko ruyobowe neza, twese twataha. Ariko z'igituma tudataha ni iki? Cyangwa se n'utashye akaba yakwifuza kuhaguma ni iki? Ni ukubera yuko ntitwarangije ziriya ntambara nagumye kubabwira ngo tuzipfundikire. Ni nk'aho twavuze ngo dupfundikire za revolution, kugira ngo rero zipfundikirwe rwa Rwanda rwiza turimo tuvuga. Ntabwo numvikana ahari na Munyande kuvuga ngo Kagame abishatse twataha. Ntabwo yabishaka, ntibyamukundira, yabohoka se, yakira ubuhake mu munota umwe. Ahubwo icyo uvuze, hari umuntu udukurikiye wari umaze kubyandika muri chat rwose, wagira ngo mwabisezeranye. Ntabwo amazina ye nyazi yandika za initiale ngo YB. Ntabwo Kagame ntabwo yabishobora, ararwaye. Yavuze ati kuva umutagatifu Kizito Mihigo yabagwa nk'ihene, nahise mfata umwanzuro w'uko abatekereza amahoro mu Rwanda rwa Kagame ari abanayifu biganirira barindagiza abanyarwanda. Nyine we avuga ko inzira ari isigaye ari intambara. Aravuga ndetse aruguru yari yanditse ngo, aravuga ati muri inyangamugayo kandi mukunda ukuri. Ariko rero ubwo ni twebwe yavugaga, yumva ibitekerezo, aravuga ku bitekerezo twatanga, aravuga ko turota. Ati muri inyangamugayo kandi mukunda ukuri. Ariko rero izo ndangagaciro ntabwo zahangana n'amabandi ayoboye u Rwanda. Guhangana n'inkotanyi ni ukwiga kuba ingegera nkazo. Urumva yaragiye muri icyo gitekerezo nyine, urabivuze rwose mpita, kuko ndi kubikurikira nsoma, ndi gucatinga nabo.
ndavuga nti reka mbikubwire ko umuhuje rwose. Komeza Bwana Eri. nuko ntabwo rero Kagame ari we ushobora kuvuga yuko yagize shanse zo kubaka rwa Rwanda, byaramunaniye. Ntabwo wajya guhatira umuntu ngo ibintu byamunaniye, arimo ari kuri etaje y'icumi ukamubwira ngo nasimbuke ajye kuri etaje ajye hasi, byamunaniye arasusumira gusimbuka ngo ajye hasi areshye n'abaturage, noneho twubakire hamwe rwa Rwanda. Kubanisha abanyarwanda mwabikomojeho, muravuga muti na Kagame ubwe afite ubwoba, nanjye ubwanjye mfite ubwoba bwo gutaha mu gihugu. Kagame ubwo iyo nshatse kuvuga Kagame mashaka kuvuga na system ye, nuko system ya RPF iyobowe na Perezida Kagame ifite ubwoba bwacu abanyarwanda, ifite ubwoba bwanjye, ifite ubwoba bwawe Aloys, ifite ubwoba bwa Eri. Turamutse dutashye ubutaha kwacu kwitera ubwoba natwe, kandi ntabwo uyu munsi wa none dushobora guhita tuvuga ngo turatashye, kubera ko natwe tuyifitiye ubwoba. Hagati aho rero ikintu cyakiza ubwoba mu banyarwanda niryo pfundo rya mbere ryo gukemura ikibazo, ikibazo cyo kubanisha abanyarwanda. Kuko par exemple nkatwe turi hanze, ni gute twiteguye kubana n'abanyarwanda bari mu gihugu miliyoni 12, 13 ziri mu gihugu? Twiteguye gute kubana n'abanyabyaha? Hari abanyabyaha, hari abadukoreye ibyaha. Kuko FPR nk'uko tuyizi, ubushize twarabivuze, nyene naravuze nti ngewe ni system numva ko yakagombye gusenyuka cyangwa se ikisenya. Wanabivuze muri introduction, uravuga uti se hamwe na FPR nk'uko twabivuze ubushize, ese izi mpinduka twifuza tuzifuza hamwe na FPR cyangwa se FPR itarimo? Ni ibintu abantu bashobora gukomeza bakaganira, ariko ku bwanjye system ya FPR uko nge nyibona, icyo nita system ya FPR ni agatsiko kayobowe na Perezida Kagame gatoya. Ntabwo ari bari abanyarwanda bose bari muri FPR, no, bariya se bari muri FPR, bariya ni banyakwipfira bajyamo kubera ko gushaka kuramuka no kurebwa neza, no kugira ngo badashyirwa muri za gereza, no kugira ngo baticwa, no kugira ngo bega bo ubuzima buse n'ubukomeza, kuko abantu bose ntabwo bashobora guhunga. Donc icyo ngicyo kibaze cyumvikana. Donc icyo ngewe nita system ya FPR ni system ya y'abantu bakeya bafite monopoly, bafite le monopole, bafite ikiganza kuri buriya butegetsi. Iyo ngiye niyo nita system ya FPR igomba kuba kwikuraho, ikwisenya cyangwa se igasenyuka, abanyarwanda bakayisenya. Ariko ntibivuze ko abo bantu bagomba ari bya bindi byavamo ngiyemo, bagomba kujya hanze. Nuvuga ngo tugomba kwiga, niyo ya formule navugaga ubushize, tugomba kwiga formule yo kubanisha abanyarwanda no kubonera igisubizo nabo ngabo. Kuko Anastase ngira ngo yabivuzeho ati igihe muri Repubulika ya mbere ntibarebye kureba bavuga atari ko se bari abantu bagiye hanze bafite nostalgie y'u Rwanda, bafite nostalgie y'ubutegetsi. Ese koko twaba twizeye ko twatsinze ku buryo burundu? Ngira ngo na FPR nicyo kitera ubwoba, kuko nayo ntabwo yatsinze burundu. Irabizi neza ko itatsinze burundu, kuko iza gutsinda burundu dahere yaje ivuga ngo ikibazo cy'impunzi, guca ubuhunzi. Ubu se hari impunzi zingahe z'abanyarwanda ziri hanze y'igihugu, n'izindi zigishaka guhunga ziva mu gihugu ziruka? Abanyarwanda baracyahunga uyu munsi wa none, kandi ku ngingo ya mbere ya FPR harimo guca ubuhunzi n'igitera ubuhunzi cyose. Ni ukuvuga ngo rero ubutegetsi bwa FPR bwarananiwe. Nk'uko yavuze muri introduction, ubwo butegetsi bukeneye kuvaho, bugahinduka, bugasimbuzwa ubundi butegetsi. Ku bwanjye uko mbibona, n'abanyarwanda ubwacu turananiwe. Bibaza abanyarwanda bahereye kera barwana kugira ngo barebe ko babona systeme ibaha amahoro, systeme ibaha umutuzo, systeme ituma ya mibereho yabo iba myiza, rwa Rwanda turota, ya za ndoto zacu twavuzeho ubushize zikaba realize, zikajya mu bikorwa. U Rwanda rero
u Rwanda nk'uko njye dutekereza rukwiye guhera mu kuganira no gukiza igihugu, noneho b'abanyarwanda bananiwe bakabona un système de pouvoir ibafasha, un système de pouvoir ibakira ibumva. ariko ikibazo cy'umbarire ngo ni bande bazamara n'ubwoba, none si nkubaje nti bande batera abantu ubwoba, wansubiza iki? kugira ngo uzamara ubwoba ni uko muba ufite ikibumbira n'ububiko. Eske kuko mwavuga ngo abahutu n'abatutsi, ninde utera undi ubwoba cyangwa barabuterana? barabuterana bwana Evariste, bose barabuterana. none ubwoba buterana rero ni hahandi nagaruka hamwe uje twasonzereje ubwanjye bagiye bose inyaruteje. byumvora ati nimba abo bantu batekereza ko bandi batekereza ko bababajije impamvu baterana ubwoba, kandi hamwe na mu mategeko bati turi bene umugabo umwe, abantu bakavuga ngo turi imbaga nyabutatu, ariko bwacu n'akazi ati no abo bantu tupfana ni abaja bacu. Très bien, do murumva ko sinzi utera n'ubwoba cyangwa wowe wabumara undi, ariko bagomba kubumarana kuko babuterana. reka gato je survoler un peu ibyo muvandimwe yavuze. tugiye hirya gatoya habayeho ubwami butika ko uko icyo gihe cyari giteye, ngira ngo abakunda gusoma bazabwira ko muri za 57 jusqu'à 59 hari abashefu 48 bose cyangwa na batanu ari abatutsi, ariko abandi basigaye abo bahutu muvugana rubanda bose barabyemeye batyo, abasurushefu ari nk'uko. ariko bazatere kunyamara ibintu hari abo bibangamiye rwose. ngerageze twateye imbere twe turi mu gihugu kimwe, no gusoma no kwandika twijeho n'abazungu, twe tuzi gusoma no kwandika, si bose harimo abazi gusoma no kwandika mu batutsi no mu bahutu barimo. nimba iyo mirimo ariho ishingiye mwahise aranganije reaction murayizi. donc aho ngaho deja ati atangiye kuganira no kubaza gutuma ati ariko kwiki ngiki, ariko kuki niki, ibyawe birabizi. noneho rero birakomeje bobobo simbiti nako twabivuze birahagije. hagera ikindi gihe kindi bwo atari ko noneho wenda ni ibi ko byari biteye muzi ko harimo abanyamahanga, harimo Loni, harimo tout le monde là, harimo ubutegetsi busangiwe n'umwami n'abazungu. ati koko turabona hari ikibazo gihari, muze mukigeho mukicare. nizo kwabuze ubushize deja aho hantu habatanye gutangiza intambwe batikiye ko ku bantu baganire ku kibazo bakimaranaho ubwoba. nicyo navyo nti iyo ntuzo tugomba gukora, iyo mpinduka tugomba gukora igomba gusangirwa. twicaye Nyaruteja tukayijyanamo nk'abajya kubyina ba kera bitaga kujya mu rushya, noneho bagasoza bafite icyo bagize. none ngira ngo no nk'ubu ngo abahutu bagomba kumara abatutsi ubwoba. okay, bati no abatutsi nabo bagomba gutumara ubwoba, dore ubu ngubu bafite ingabo mashemashe sinava pa ngo turi muri mukino nk'uw'abana andi inzara mashe Kanyamarende nawe niyamuhura mu ibirenge bimaze amakofe mu ni mu mbavu dusura. ngiye pour moi principe nuko nibyo Jean Baptiste avuze, il faut vraiment kugira le courage yo kuganira. Turi basoma abantu bagiye muri Loni, abashinwa India. ako niko ngiye kubaza nti inzira izatugeza Nyaruteja ni iyihe? nayivuze ubushize ni ukuvuga kwago mu cyo bita changement de mentalité. Nabaye n'urugero rwitwa metanoia, kwivugura bya nibigera no mu mara tukayahinduriza. ibyo nibitabaho ni hahani yo uzashyiraho za Rusha, ushyireho za Loni, senaseraria. igihe ari umuhutu cyangwa umututsi uzabona ko ku musozi Runyanzovu mu by'ukuri kwansere miro kwa n'ubutsi n'ahandi nta kibazo bafitanye, ntacyo rien.
igihe habayeho urugomero cya sushefu Murekezi twese twaramuyobokaga bagatwara imirima twese tusura on a vécu kuki hajyaho urugomestre nyandi hakiye piyepi on a vécu kuki se wambwira ngo abo bantu baterana ubwoba no ifuka abantu bahindura imico kunya kuyivangavanga kwicikanga tugahindura ikindi wibagirwa nuko mu Rwanda kera baravuga ngo imbari ibyago byateye imvugo yakubise ikakugangahura cyangwa se mwamufitanye inzigo nanone mvuga ngo turume kuri Nyaruteja abantu bakabunga bikarangira inzigo ikabaho ariko abanyarwanda bafite icyo twakwita nk'ibihekane bara nigane wa mugabo barafindaje kuba by'inzigo ntabwo uzambwira ko twagiye tuzinzika ntabwo inzigo yo kuri Rucunshu yigeze iterekerwa cyangwa abantu bakiranike umuzungu yikubisemo ati wowe Bizimana wowe Musinga na mama wawe na nyoko cyangwa se umugabekazi ndabashyigikira asigaye abanza bamituba tubazi termine on avance hantu uzangira mu mateka icyo kintu cy'ubwicanyi bwo ku Rucunshu bw'Abega n'Abanyiginya kigeze kigira gikiza ikirano abasoma munakurikirana iby'ubu ngubu abaze gusesengura itaho kantu kaza gacyangwa no bako mu byango rwigema ngo ashobora ko yari umwega no pa umwega ndetse n'inverse yari umunyiginya Kagame akaba ari umwega bati rero buriya ntawamenya ubwo buntu bo muri mitwe yacu imibereho yacu tukayabanga muri politiki ariko mu by'ukuri ari utuzigo kimigereka umutiro ni wa wundi tuju ifo kwemera kujya kuri ibyo bita table ya mbere ni yihe ni dialogue kwa kuvuga eswe nemere kuvuga ko par exemple Abega n'Abanyiginya bafitanye inzigo eswe mfite uburenganzira bwo kuvuga yuko noneho nzavuga ko ari inyenzi ko Kagame yaravye ni inyenzi zahereye muri 59 zanga zihakana zirwanya repubulika kugera muri 94 noneho haje igitero simusiga gishyikiwe n'abagarusi n'umunsi bavuga ngo ntabwo ari byo ariko kwirwaniramo nabyo ibintu nk'ibyo rero nshobora kubivuga mu ruhame si c'est oui le dialogue a commencé iyo dialogue rero nimara kure indimi ntihabeho zataba mu bintu bitavugwa ngo birazira ndibuka muri 50 nanti combien bavuga ngo ibya genocide ntibavuga havugwa ntibavuga genocide gutyo bavuga mu kuvuga genocide yakorewe abatutsi ntibavuga ibyo byose rero ntibavuga bikava commence le dialogue les langues se délient ababikritika ababishima abafite umuti kuko Jean Baptiste yarawufite umwe bakavuguta etc twarangiza iyo etape yuko ntushobora kuvuga ukabajyana noneho muri dialogue kunuzera muri dialogue bamubaze ko tagomba kuba ntabwo afite tuba ibi nibivuga biravuga bajya muri dialogue rero bakavuguta wa muti bumvikanyeho eske twagiye inama dusanga wenda kugira mu bintu kiraniki twajya iburega cyangwa se muri Cameroon shere izewundo cyangwa se Lebaneke ushaka y'umwami kuko abiri babigenje epi twabaza tubyumvikanyeho se tifwasi ukuvuga ko twagiye turakamura dusanga umuti tuboneye hamwe bazavuga ngo wa mwami ngo w'umabireke ngo n'abahutu bazanye cyangwa ngo no ngo burya ngo bazanye umushingo abatutsi bamuze no niko twumvikanyeho muri dialogue intererwanda mugani ko bakunda kwita mu gifaransa cyangwa mu biganiro bidafite amayeri y'amacenga niyo mpamvu rero libérer la parole, le dialogue, table du dialogue. 2, table de négociation, tuzavanamo impinduka twumvikanyeho twakoreye hamwe kariya amacenga. Ibintu turabivuga umuntu akumva ari byiza akumva byubatse neza ariko noneho wajya muri feasibilité ugasanga hari ikibazo kigoranye muri feasibilité impamvu bivuga ni iyihe
Minani aravuze ati umuntu agomba kwiyumva guhitamo iki. No, guhitamo ngahitamo nibyo niho ibintu bipfira rimwe, kuko umuntu iyo agiye guhitamo ahitamo abona aho ahari heza nyine. Nk'ubu ugiye guhitishamo abanyarwanda bose ubu bari mu Rwanda bose bakubwira ko bahitamo kuba abatutsi. Ibyo ngibyo nta dute wabigeraho na gatoya, bahitamo kuba abatutsi. Nk'uko n'abatutsi mu Rwanda hari abatutsi benshi bari bafite identite z'abahutu byanditsemo ko ari hutu kandi bigafatwa bityo. Aho rero niho biba bigoreye, bikaba ari ikinyoma kandi abantu bose babizi. Ibindi kuganira kw'abanyarwanda kuragorana agenda gumye gutekereza nkareba za konturu umuntu yakora ze twaganira dute. Kugeza ubu hano i Burayi muri ubu buhungiro turimo, uzi ko hari amashyaka ya politiki arenga hafi 30. Kuki ayo mashyaka adashobora kumvikana ngo nibura agende mu kintu kimwe avuge rumwe? Kubera iki? Kuki binanirana se kubera iki? Kandi bose bari hanze, bose ari impunzi. Kuki binanirana? Bazavuga bati ni Kagame wohereza mu bantu ba infiltration, donc bazaimpata n'imbuto. Hari ikibazo mu Banyarwanda. Gemera dukora igihango, Aderani igihango, ntabwo nzibagirwa icyo kintu. Aderani igihango tucyubaka, twabonaga ko twubatse cyari cy'amashyaka atatu sinamenshi. Yari FDLR, ari Arena, ari n'imbaga y'inyabutatu. Turabyubaka dukora Aderani igihango, twumva ko tugiye gukora igihango aho abanyarwanda bazisanga ko harimo abahutu harimo abatutsi twese turi hamwe. Byashenyutse gute se? Kuki se byasenyutse? Byarishe nta n'uwabishenye, byarishenye piroma simple, byarishenye gute. Twakoraga inama ugasanga bamwe barashaka kuvuga ngo tugomba twakoze n'inama nk'icumari tuvuga ikintu cya genocide gusa. Noneho bamwe tugira turabaza, ariko se kugira ngo twumvikane nuko tubanza gufata kumvikana kuri genocide. Genocide turayizi, kuki tugomba kuvuga genocide gusa nta kintu tugomba kuvuga buri gihe? Cyageze aho birahagarara birisenya, nta wabishenye n'ibyo byishimo, twananiwe kumvikana birahagarara. Ejo bundi barabandagije Imana bubatse ikintu ngo cya burije ntazi, tugiye kumva twumva wakiyoboraga ati nkivuyemo. Kiba kirishenye. Kuki se byose bisenyuka? Kugeza ubu ikintu abahutu n'abatutsi bahuriyemo cyose kandi niho Kagame niho abo mu Rwanda baprofitira bakabyina bati mureba babandi se bari ntibashobora kumvikana, ntibashobora kumvikana. Ibyo bintu rero byose bidutera ibibazo. Ujya noneho mu bahutu bwabo mundo, ujya no mu abatutsi bihorera bakire ku ruhande mu bahutu. Ese abahutu bo turumvikana? Igihe bamwe baravuga bati abakiga abanyenduga bafashije inkotanyi batanze igihugu. Ntuze numvaga ibyo neretse yavuze Emmanuel, nahoze n'ibyo bakuru radio Inkiki. Sheko je atari ibyo yavuze uyu munsi nabyumvise kuri radio Inkiki. Abanyenduga bati abakiga nibo bari bafite ubutegetsi, nibo batanze igihugu. Umuntu wese akabura qui est responsable qui ne l'est pas. Ariko twese turabizi, tuba twigiza nkana, duhari tuzi uko byagenze, byose turabizi, ntacyo tutazi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo qui est responsable de quoi, uyu nguyu yakoze ibiki. Twese turabizi, tuzi ibyo umuntu yakoze ku giti cye. Nanjye ibyo nakoze ndabizi ku giti cyanjye, ibyanjye ndabizi. Ariko kugira ngo mbe najya mu bantu mpagarare ku maguru abiri mvuga ngo munyandiko nakoze ibi ngibi birangora. Ngaho ibintu binaniranira, none ugasanga abantu ntibashobora kumvikana. Abahutu ubwabo ntibumvikana, abatutsi ubwabo ntibumvikana, nabo rurageretse ariko hagati yabo ko nabo baricana. Ndungutse yigeze kuvuga Rucunshu. Weme nibyo Rucunshu turayizi, muri twa twarayizi, yabaye tudari ariko twarayizi. Turagira ngo kwibwira ko abanyiginya n'abega bazumvikana, keretse Imana yonyine ntishobora gutuma bumvikana, kuko baricanye cyane. Baricanye bamwe bashaka kumaraho abandi, ibyo turabizi. Umbabare mucyo gambo gato cyane kagufi rwose ko bishe n'umwami tukara muri Bwana Munyandekwe, ikintu turi gutekereza hano ibi byose turabizi rwose, ko abanyiginya n'abega
inzigo iriho, ko abahutu n'abatutsi inzigo iriho, ko mu bahutu inzigo ya kiganduga iriho n'izindi, ko mu batutsi hariho inzigo runaka na runaka n'izindi. Ariko hano nk'abantu b'abanyarwanda musheshe akanguhe, murimo n'urubyiruko, murimo turi kuvuga tuti ni kimwe no kubereka ibibazo bafite no kugira ngo tube twabagira inama uburyo babisohokamo. Rwose hari inama nziza zikomeye cyane mwagiye mutanga muti babanze bisubiremo, bigemo bo ubwabo, bisesengure, bige, bumve ko bya bindi byari bibarimo babibone, bihindure kugira ngo n'ubwo bumwe bw'abari hanze buzashoboke, kugira ngo n'ubwo bumwe bwo mu batutsi bw'abanyiginya n'abega buzashoboke. Hano turi gutanga ibitekerezo byarangiza ibyo bibazo, ntabwo turi guhakana ko ibyo bibazo bitariho, rwose biriho kandi byanakoze dega, byateje ingaruka zikomeye, aricyo kintu turaje ijoro tugira ngo bizahinduke. Rero bwana Munyandekwe, ngusubiza ijambo, rwose babwire, ni byiza ko uzi ko izo nzigo ziriho, babwire, ubagire inama, tuyishimangire. Ahangaha turi, ndetse navuze ko tugenda twiga kuri ubutaha icyo gihugu u Rwanda, iyo Kanani nituyigeramo, uburyo tutazongera kuyivamo, kubera ibyo byose byatumye tuyisohokamo, cyangwa tuyisohokamo ikintu cyagiye kituvutsa u Rwanda rutema amata n'ubuki turyaniramo, bigatuma turyaniramo. Aho nituhagera, niki cyatuma tutazongera kwava? Mbabarire guca mu ijambo bwana. Ugize neza, ntawe ugize nabi cyane, rwose ugize neza. Ikibazo cyangira mu nda ni ahantu uramunda sinoga, kuko birangora jewe, birangora impamvu bingora nuko mera ku bintu mbona biriho. Nibyo koko abantu bakwiye guhura, nibyo koko abantu bakwiye kwicarana bakaganira, ariko noneho bikaba nka bya bindi, kuko iyo usubiye inyuma, njya nibuka ikibazo gitarageze kubaza Habyarimana ari Butare, bavuga ikibazo cy'ubumwe, kwiyunga kw'abanyarwanda, giteramuza ati ariko se abantu ko biyunga ari babiri, umwe yicaye undi yicaha, hakaba ari n'umunzu bari hagati, abahutu n'abatutsi buzwe nande? Ati icyo bapfa ni iki? Ati niba ushaka ko abahutu n'abatutsi bazumvikana, ukaba ubibona ariko ari bimeze, bakiyunga. Ati iyo ntebe wicayeho yibaye abatutsi rero ku bintu bidatungana. None iyo ntebe rero barayifite, tuvugisha ukuri, hari aho tugera bikagorana, tuvugisha ukuri, ubu barayifite. Ni nayo mpamvu ubona bafite ibibazo, kuko ubu ikintu giteye abantu ibibazo, bariya abayobozi, ni twebwe abasaza bakuze gato tuzi amateka y'u Rwanda, kuko bo bategereza hari ko tuzashira, kuko abana bari kubamanipira, bababwira bati biriya byaso byahunze nibyo byamaze abantu, abana nabo bakagira ngo nibyo koko. Hari umuntu ugeze kuvuga ati, muvuga bati gutuma umuntu agahindura n'izina. Ntabwo nzarenganya umwana wa Munyandekwe nahindura izina yitwaga Munyandekwe, ariko narihindura nzamwumva kubera iki? Ntabwo umwana wanjye agomba kujya agenda mu nzira ngo afatwe Munyandekwe ari ku marisi y'abajenosideri, yitwa umujenosideri, ngo umwana wanjye aho agiye bamufate ngo ni umwana w'umujenosideri cyangwa n'umujenosideri. Azahindura izina, ndetse niba bana ngombwa nuba byabihindura, ntiyemere ko ndi nasi. Kubera iki? Kugira ngo yirwaneho arebe ko yaramuka kamwe. Nuko bimeze nakuri. Cyewe ibyo ndabyemera rwose ko hari abana, donc nzikade ndazizi, no mu bana banjye byarimo bajya ahantu bahagera bagafatwa, bakicaruza umunsi wose amasaha bakabakereza bari kureba ko ari Munyandekwe koko uwanditse ahantu, kandi Munyandekwe wari kurengana, nta cyazira jenoside yabaye atanahari. Ariko ibyo ngibyo byose ni ibintu bidutera ibibazo. Aho rero niyo mpamvu mvuga ni ibyo rero byose bishobotse bikunze, abantu bakabanza kuvanamo utuntu tw'udusigisigi tubari mu bwonko bwo kwireba no kwikunda. Umuntu ntiyumve ko yavukiye kuyobora undi, umuntu akumva ko agomba kuyobora n'undi akayobora. Inzira rero tutiriwe ntajya muri byinshi kugira ngo ntagirize aho ngaho, muri iyi nzira
ni iriya ndungutse ni Nyaruteja nyine tukicara Nyaruteja tukaganira twese abantu bakabyemera iri foko abantu bazabyemera ariko iri foko bazabyemera kandi bakabwizanya ukuri ntibacengane ngo bakora Arusha gukora Arusha bamwe bakina abantu umukino wo kubacenga nyine nibyo kuko sino niyo Nyaruteja ishobora kubaho yarangira batariko n'ubundi ntitwabyemeye buriya twivugiraga ntabwo byari byo ntitwari dukomeje bikatera ikindi kibazo ugasanga ahubwo bisubiye inyuma ntihabeho Nyaruteja abantu bicarane bahuriye kuri aho umwami w'u Rwanda n'Uburundi bahuriye kandi ntibongeye kurwana kuko abantu bicarane bavuga batari ko ubundi bituiterwa n'iki natwe abanyarwanda icyo gihango twazagisera dute ku buryo nyuma yaho tugize amahirwe kuko ntabwo twazahora muri ibi tugize amahirwe tukaba tuvuye Nyaruteja tukaba dushyize u Rwanda aho hantu twifuza haba hafite izihe ndangagaciro zatuma hatazavaho aho niho hari ikibazo ariko indangagaciro zirahari kuko igihe abanyarwanda ubwabo bazemera ko ari abanyarwanda ko basangiye u Rwanda bakemera kuganira bakicara hamwe bakaganira bakareba ibibazo by'igihugu cyacu bakabishyira hasi bakabicoca bakabifatira umwanzuro kandi ibyo bemeje aho ngaho bakabyumvikanaho bakabyemera bakabisinya ntibasubire inyuma ngo bamwe bacenga abandi bizaba byatunganye umbabarire kuko uvuze Arusha barasinye Arusha barasinye ariko nizo mpungenge Arusha uzajya wumva mu mayere ntikuja tubyibaza uzajya wumva twagera mu ngo mushi mwene wanyu twagera mu ngo none se iyo sinyatire uzajya umwumva aravuga ati Arusha ati narebye abantu basinya Arusha ati narabarebye ati nta mututsi n'umwe yigeze asinya akantu na gatatu hasinya abantu babandi bahiritse Kayibanda Kanyarengwe na Habyarimana nta mututsi n'umwe yigeze asinya na za dokima zindi bagiye basinya wasangaga arasinya Bizimungu agasinyana n'umunyarwanda wundi Bizimungu n'undi kugeza arafe nta wundi bigeze asinya nta kintu bigeze basinya rero ce qui veut dire que barasinyaga nyine Kagame yari abareba nyine ati mukomeze musinya nta kibazo we yifite ngenda kumeza struggle for nakande ibyo rero tujye tubyumvikanaho donc Nyaruteja nibibaye tuzareke gucengana abantu bazareke gucengana bayikore neza baganire neza bumvikane kandi nibajya guhaguruka ibyo bumvikanye babishyiraho umukono bavuge bati nibi tugiye gukora nta bindi nta ucengura ariko nibacengana bazagumya bacengane kugeza igihe kugeza igihe zizarangirira cyo nuko mbyumva indi ngingo ikomeye nabasezeranije ko tugarukaho cyane muri aya makuru ni intambara imaze umwaka ivuza ubuhuha mu gihugu cya Ethiopia aho ingabo z'igihugu cya Ethiopia ubundi cyari gisanzwe kirangwamo amahoro n'ubumwe kuva kera ndetse icyo gihugu kikaba gifite n'akarusho y'uko aricyo kirimo icyicaro gikuru cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika iya Addis Abeba nyine muri Ethiopia guhera rero mu kwezi k'Ugushyingo umwaka ushize hakaba haratangiye intambara ihuje ingabo z'icyo gihugu cya Ethiopia n'umutwe TPLF uwo mu ntara yo mu majyaruguru ya Ethiopia izwi nka Eritrea iyo ntambara ikaba igenda isatira utundi turere ndetse ikaba ishobora no kuba iri hafi kugera mu murwa mukuru wa Ethiopia ariwo Addis Abeba mu minsi ishize minisitiri w'intebe wa Ethiopia bwana Abiy Ahmed akaba yarafashe icyemezo cyo gusohoka mu biro akajya kuyobora intambara ku rugamba ndetse akaba yarahamagariye n'abaturage gufata intwaro bakarwanya inyeshyamba za Tigray zifite ubukana bukabije ibi bibazo rero by'intambara yo muri Ethiopia abasesenguzi barasanga bishobora kukurura ingaruka zikomeye cyane ku by'umutekano mu karere ko mu ruhembe rwa Afurika y'Iburasirazuba iyi ntambara rero irimo guca ibintu mu gihugu cya Ethiopia ubu
ikaba imaze umwaka. Gervais Condo yabaye igihe kirekire muri Ethiopia, yavuze ko amakimbirane y'abanya-Ethiopia ari aya kera mu gihe cy'uwahoze ari umwami w'abami Mengistu Haile Mariam. Naho Jean Damascene ni umunyamakuru ukurikirana bya hafi ibibazo by'akarere ka Afurika. Kuri we arabona ko iyi ntambara ishobora kugira ingaruka mbi zikomeye mu bindi bihugu bihana imbibi na Ethiopia biherereye ku ruhembe rwa Afurika y'Iburasirazuba ndetse no hepfo. Aho hakaba harimo cyane igihugu cya Ethiopia, Kenya ndetse na Sudani y'Amajyepfo. Iyi nkuru turazikesha Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo cyabaye uyu munsi ku cyumweru itariki 28 z'uku kwezi kwa Ugushyingo umwaka wa 2021, kikaba cyayobowe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timu Ishimwe. Ibi ni bimwe mu bibazo abatumirwa bacu baza kugerageza gusubiza muri iki kiganiro. Twabatumiriye Condo Gervais, umunyapolitiki wabaye muri Ethiopia igihe kirekire. Dutumira kandi na Jean Damascene Hakuzimana, umunyamakuru ukurikiranira hafi politiki yo muri Afurika. Njye bagezaho iki kiganiro nitwa Tim Harris Ishimwe, bahaye ikaze. Reka mbere kuri Condo wabaye igihe kirekire muri Ethiopia, abanze aducire ku mayange gato ku mateka y'aho iki kibazo cy'amakimbirane cyaba cyaratangiriye. Timu urakoze cyane. Icyo kibazo cya leta ya Ethiopia n'icy'Abatigrinya ni ikibazo kuva mu mateka ya Ethiopia. Ndashaka kuvuga ko igihe cy'ubwami umwami w'abami Haile Selassie yarimaga icyo gihe uko hano na Mengistu Haile Mariam. Noneho muri iyo periyode hatangira ubwicanyi budasanzwe bwabaga mu mujyi wa Addis Abeba, ukabyuka ibirambo hirya no hino. Ubwo rero hari ukuntu umuntu wari inshuti y'uriya witwaga Meles Zenawi nawe yavuye muri ibyo ngibyo. Meles Zenawi akaba akomoka muri Tigre, ahita asubiranye gutangiza intambara yo kugira ngo batake nabo bwo kwandika. Ariko ubwo ngubwo akajya gutangiza iyo ntambara hasanzwe hari n'indi ntambara iri hagati ya Eritrea na guverinoma nyine ya Ethiopia bo bashaka independence. Uretse mbese n'intambara yari yatangiye muri za 1962. Noneho ubwo bari aribo muri Tigre bagiye gushaka ubutegetsi, baza kugira aho bifatanya nabo muri Tigre. Bakifatanya kubera iki? Kubera ko uriya perezida wa Eritrea witwa Afwerki akaba mubyara wa Nairobi Meles Zenawi. Ikindi nabyo abantu batakunda kumenya nuko buriya ururimi ruvuga cyane muri Eritrea ni Tigrinya, ni ukuvuga ikirimi cyo muri Tigre. Ntabwo bafite ururimi rwabo rwihariye, ururimi rukomeye ni Tigrinya, bakaza n'icyarabu. Ubwo rero mu kurwana bose barwanya guverinoma ya Mengistu Haile Mariam, baze kugira kumvikana barafatanya, baza guhirika ubwo butegetsi bwa Mengistu, barahunga ava muri Ethiopia. Kubera ko barimo n'abavandimwe bakomeza gufatanya, ubutegetsi burakomera kuko bari bumvikanye ko bamara gufata Addis Abeba iyo independence ya Eritrea bazayihabwa. Ibyo rero kuko byarakozwe, Mengistu ubutegetsi bwe bwagiye muri 1991, hanyuma Eritrea itangira gukora nk'igihugu cyigenga, ariko bagomba gusaba akamarampaka yabaye muri 1993. hanyuma ku majwi menshi nibwo abo ba Eritrea babonye ubwigenge. Ni gutyo rero byaje gutangira imbarutso, bikaba amatora yagombaga kubaho mu rwego rw'igihugu cyose ni mu ntara zose, ariko ubutegetsi bwa minisitiri w'intebe baravuga ati turi muri covid ntibishoboka, tuzarinda ko amatora nako covid igabanuka, amatora akabona kuba. Abandi batera imbere baragenda bariturira, ndavuga abo muri Kigali basuzugura ibyo ngibyo bya leta ya Addis Abeba. Umujinya urazamuka gutyo, nibwo batangiye ndetse n'imbarutso yo kugira ngo intambara itangire hagati yabo. Bamwe bavuga bati muradusuzugura, abandi bati turigenga, dufite autonomy, ntabwo mushobora kuba mwabuza mu mwaka uza kugira kurabya dushaka. Ngayo nguko muri uko kurwana rero natangiye mbabwira ko Tigre na Eritrea bafatanyije guheza ubutegetsi bwa Mengistu, baza gushwana ari abavandimwe, bakojejeho ejo bundi Eritrea iragenda ijya kurwana ku ruhande rwa guverinoma ya Addis Abeba, bose bafatanyije kuri ibyo ngibyo bya Tigre. Nabyo rero bituma bakomplike, ubwo
intambara abaturage nibo bagirwamo n'ibyandu bakubwira ngo inzovu zirwanye ibyatsi n'ibyo binababarira abaturage bicwa n'inzara abandi barafunga abandi barapfa bakamusatwa amatasu ndetse hakaba n'abandi byo kujya gukora abantu ubwoko bwabo kandi ibyo byose bikaba ku mpande zose ngiyo muri make intandaro yayo y'abantu bahoze buzuye bafatanyije y'abantu baje bagashwana y'abantu ubutegetsi bwahise ugasanga bumvikana n'abo ngabo bandi bahoze batwanye biba bikomera aho ngaho ubu rero ikintu kirimo gikomeye nuko nanone haba muri Tigre bafatanyije n'indi mitwe y'abarwanyi n'ikintu cyitwa OLF ni ukuvuga ni Front de Liberation de l'Oromo kandi ari nabwo bwoko uriya minisitiri w'intebe akomokamo ndetse nabwo nababwiraga ko ari bwo bunini ariko nyamwinshi niba ariko ntabwo ikijyanyije n'andi moko aba hari muri Kenya. Urakoze Condo kuri iyi ncamake y'amateka uduhaye uvuze ko Meles Zenawi wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Ethiopia akomoka muri Tigray kandi ari na mubyara wa perezida Isaias Afwerki perezida wa Eritrea ndetse banafatanije kurwanya ubutegetsi bwa Addis Ababa icyo gihe bwari buyobowe na Mengistu Mariam. Ari amasezerano azwi aba bategetsi bombi baba bashyizeho umukono y'ubufatanye. Muri garanti bari barasabye abo bategetsi ba Addis Ababa kandi aribo baturuka muri Tigray byari uko kugira ngo bigaragare ko ntawe uzaza kubatera cyangwa se ngo bahutanze babashyira imbunda nyinshi zishoboka zose imbunda zikomakomeye bazisunikira muri Eritrea nka garanti yo kugira ngo hatazagira ubatera. Hagati aho ngaho ndetse bagiye gushyiraho constitution cyangwa itegeko nshinga rya Ethiopia bazanamo n'ingingo ivuga ko n'izindi ntara n'andi moko ashobora kuba yakwigenga ashobora amoko yo muri Ethiopia kuko burya ni benshi ngo bakubwira abo bita amahara bakakubwira aboromo nibo benshi cyane kurusha abandi bose bakakubwira les affaires bakakubwira abo batigre n'ibindi byose. Condo reka twibutse abumva ijwi rya Amerika ko Tigray ari akarere kamwe ko ka Ethiopia gaherereye mu majyaruguru ari naho iyi ntambara turi kuganiraho yatangiriye umwaka ushize mu kwezi kwa 11 twumvise amateka ariko nagira ngo ahangaha nkubaze Tigray ikura ubushobozi hehe ku buryo ishobora guhangayikisha leta kano kagene. Iyo regime yo muri Tigray iyo wena abantu bakomoka muri Tigray bava muri cya kintu cyitwaga Front de Liberation de Tigray yagiye ibona imfashanyo zose zibonye n'icya kabiri cyangwa birenze ikagenda ijya guteza imbere intara ya Tigray ari uguteza imbere iterambere bisanzwe ari no gushyira igisirikare gikomeye bimera gutyo bagenda babikora gutyo. Noneho rero hakaba hari akantu k'akarondorondo kitwa umujyi witwa Badme Eritrea ikabwita n'uwacu Tigray kuko aribo ifatanye na Tigray nabo bakavuga bati n'uwacu rimwe ibyo bintu byose nagira ngo nko guterana ububyara bigitangira bakagira gutya bakabita ko ari ba Agame mundi naho territoire wagutse nani niho gatoya yo kwigira aho ngaho Tigray ariko iyo bavuga ngo ba Agame babaga ari nko kubasuzugura kubabwira ko ntacyo bamaze batibuka twika turashaka ba Agame kandi twarafasha Addis Ababa bati namwe iyo tutayibafasha ntabwo mwari kubasha kubafata batangiye gusaba n'ibyo guterana ubyara no guterana amagambo umunsi umwe iyo Eritrea iza gushoka muri ntara ya Tigray ijya kubohoza mu mujyi wa Badme urambikana zinakubwira abantu barabavandimwe baba banzi bateye ubwoba abantu barapfa ndetse hazamo abantu baza kubahuza ari umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari umuryango w'abibumbye ndetse haje no kuzamo iki gihe hajemo u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga nabo bahe nka gahunda yo kugira ngo bagarure amahoro aho ngaho ariko bayizana ugasanga abanyetigre ntabwo bashaka. Ureba ingaruka zishobora kuva muri iyi ntambara ubona zidashobora kurenga imbibi za Ethiopia zikaba zagera kure muri kaba karere k'ihembe rya Afurika niba se bishoboka ubona zakwirindwa gute ngo akarere kose katazafatwa? Urakoze cyane. Iyi ntambara nk'uko Condo yabitanze mu mateka intambara ishobora kuba mbi cyane ku karere kubera ko Ethiopia yirebye mu rusobe rw'ibihugu aho yari yicaye hagati y'ibihugu usanga aricyo gihugu cyari gifite umutekano wavuga ko uhamye muri iyi myaka 10 gusubira 10 ishize 15 irahera mu majyaruguru igana mu majyepfo dufite abatigwe mu majyaruguru bari kumanuka abaromo abafara bari gufatanya bagana mu murwa mukuru Addis Ababa
noneho nk'uko condo yarabivuze mu mateka urumva ni igihugu n'ubundi cyagiye gifatanya na kigenzi cyacyo Eritrea mu kurwana no kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bwari buriho. Ubigereranyije rero no kuvuga ngo Eritrea nta mahoro ifite cyane ko iregwa nayo ikiganza muri iyi ntambara, nta uzi aho bishyira niba kiguye bagiye gufata igihugu mu gihe bagifata umva Eritrea byaba byongeye gusubira udubi nabwo. Dufite Egypt mu ruhande rugana ku nyanja, Djibouti imeze nk'aho ariyo igitambi kizana ibintu muri Ethiopia. Iyo nayo ubwayo ntabwo iri bwoherwe ku rundi ruhande, niba ari ubucuruzi ari imibanire ntabwo biri bworohe. Hari Somalia ku rundi ruhande rwegereye inyanja narwo mu burasirazuba, iyo ubwayo isanzwe ari isobanuro ry'imitwe y'iterabwoba, kandi Ethiopia yajyaga ifasha mu kurwanya iterabwoba riri kubera muri Somalia, ifite igisirikare gishoboye kandi cyari gifite imbaraga. Ngo birumvikana ko nayo iri bwongere ku ikijyanye n'iterabwoba kiri buzamuke ku rwego ruhambaye, ngira ngo nabyo bihangayikisha Amerika cyane cyane nkurikije ibyo ngenda mbona. Dusigaranye Kenya mu majyepfo. Kenya nayo iri bwakira impunzi nyinshi mu gihe intambara yakomeza ikaba yagera mu murwa mukuru Addis Abeba, ndetse tukagira Sudani ku rundi ruhande na Sudani y'amajyepfo. Izo ubwazo nazo ziri mu bibazo muri iyi minsi. Ni ukuvuga ngo kubura igihugu nka Ethiopia kukiburamo amahoro bisobanuye ko kariya gace kari mu ntanga kadatuje, kari mu bivurunga. Nshuti rero bakunzi ba radiyo Urumuri, turabashimira kuba mukomeza guhitamo gukurikira radiyo Urumuri. Radiyo Urumuri ni radiyo yashinzwe ni urwego nyobozi rw'imiryango ya sosiyete civile, CCSCR, Cadre de consultation de la société civile rwandaise. Ikaba rero ari radiyo ya Rwanda, ijwi ry'abatagira kivugira. Aya makuru akaba yibanze ku ngingo ebyiri zikomeye. Tukaba twarebeye hamwe abasesenguzi batugejejeho uburyo abanyarwanda bashobora kubona ubumwe nyakuri bakabana mu Rwanda nta wandya wangura hagati y'amoko n'uturere n'udutsiko by'kamyo ko muntu y'abanyarwanda, ku buryo bamwe bima abandi bakimuka igihe cyose habayeho impinduka za politiki. Turashimira aba basesenguzi b'abanyarumuri. Twanarebeye hamwe kandi twumvise uburyo intambara ya Ethiopia imaze umwaka ihuza ingabo za Ethiopia n'umutwe wa TPLF ubu igenda isatira ibice byinshi bya Ethiopia harimo n'umurwa mukuru Addis Ababa. Iyo ntambara ishobora kugira ingaruka mbi mu karere ko mu ruhembe rwa Afurika y'Iburasirazuba. Dushimire nanone ijwi rya Amerika riduha ibiganiro ndetse rikaduha n'amajwi yabo bakatwemera kuyakoresha. Nongere mushimire Aloys Simpunga watunganije aya makuru muri studio za Bruxelles nkuru za radio Urumuri. Andi makuru rero naho butaha, mbifurije kugira icyumweru cyiza. Yewe ndi Fabian Mwita. Ciao.